Yohana ibice 16 umurongo wa 33. Yohana 16 umurongo wa 33. Reka dusome niba twahageze. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge. Mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Amen. Umutwe w'amagambo nifuje ko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo humura, Yesu yaranesheje. Haleluya. Yesu yarimo aganira n'abigishwa be, maze ababwira ko bazarenganwa. Iyo usomye mu ntangiriro aho icyo gice gitangirira usanga neza, kuko yarababwiye ngo ibyo ndabibabwira kugira ngo hatagira uwo bizagusha, kuko Yesu yabonaga kuko ibihe bikomeye biri imbere yacu. Ariko arakomeza aravuga, arabisobanura neza, kuko nta kintu na kimwe kijya kibaho Imana itakizi, nta kintu kiyitungura. Umurongo wa 2 aravuga ngo bazabaca mu masinagogi, ngo kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Yakomeje ababwira amagambo menshi cyane, ariko arongera arababwira ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe nikigera muzibuke ko ari nge babwiye. Haleluya. Kandi icyo gihe biragaragara neza ko mu bice 16 bya Yohana Yesu yararimo asezera abigishwa be, nuko akomeza ababwira ko ikizabagirira n'umumaro ari uko wagenda, kugira ngo umufasha aze. Umwuka wera rero ari we mufasha amaze kuza. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umufasha yaraje kandi umufasha ariho. Haleluya. Haleluya. Icyo nagendereye rero muri uyu mwanya ni ukugira ngo twongere twibukiranye, mwibutse nanjye niyibutsa yuko tugomba kumva ihumure, ndetse no mu bihe bimeze nk'ibi. Kuko ijambo ryatubwiye ngo mwisi mugira umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Muri uyu mugoroba rero Yesu arashaka guhumuriza umutima wawe, arashaka guhumuriza umutima wanjye, kugira ngo twumve kuko ibihe turimo atari ibihe bitworoheye. Ariko kandi nk'uko wasomye, umuyobozi wa gahunda wasomye ririya jambo, yatubwiye ngo ntabwo Imana izatuza, ntabwo Imana izasinzira. Imana itwitayeho, Imana iratwitegereza, Imana itubereye maso, Imana iraturebera. Ari nayo mpamvu no mu gihe turi buze gusenga, no mu gihe turi buze gufata umwanya, tutari bwibagirwe ndetse nyine no kwishimira, kuko uyu umuntu wese ashubije amaso inyuma atekereza aho Imana yamukuye, agatekereza ko aho Imana yamurindiye, bigatuma twibuka neza kuko iyi Mana ifite ubushobozi, kuko Imana ifite ubutware. Ndagira ngo nihute nsome ijambo rya 2. Turarisoma mu Bakorinto ba 2 igice cya 1 umurongo wa 3 n'uwa 4. Abakorinto ba 2 igice cya 1 turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga bati: hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose. Haleluya. Umurongo wa 4 ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Haleluya. Bibiliya ikomeza kutwigisha, itubwira kuko mu bibaho byose tugomba guhora dushima. Ariko hano habayeho kudescriva cyangwa se kuvuga Imana. Aravuga ngo hashimwe Imana. Hari umuntu uherutse kohereza message kuri voice avuga ko abantu nyine bazagenda, abantu bamwe bazava mu mubiri, ariko aravuga ati nujye usenga ujye wibuka gushima Imana. Hano naho dusomye Paulo aravuga ngo nihashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ngo ariyo na se, ari nayo na data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyirihumure ryose. Ndagira ngo kuri uyu mugoroba uca akarongo kuri iri jambo rivuga ngo Imana nyirihumure ryose. Hari igihe tugera mu bibazo ugasanga tubuze umuntu duhumuriza. Hari igihe umuntu nyine nk'uku nguku tubayeho, bamwe turi umuntu adafite n'umuntu w'umuvandimwe bavuga
mutavugana umuri hafi, ariko Imana ishimwe kuko na tekinoloji irabidufashamo. Umuntu agashobora kuvugana n'umuntu byanashoboka ukamuvugana munarebana, nabuze ukumva n'ijwi, kumva ko abantu bahumeka. Ariko ahangaha ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana nyirihumure ryose is the God of all comfort. Ni Imana ifite guhumuriza kose, ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose. No muri coronavirus iraduhumuriza, no muri coronavirus iraturinda, ngo kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe. Imana ishimwe cyane. Turabana b'Imana, ni kumuririmbye yaririmbye ibyo biraduhumuriza, nkuko wamuririmbye bijana n'umunane yavuze ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe, ngo mu bintu byose ngeze kugupfa, nge ndi umukristo. Ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Ndagira ngo nawe umutima wawe uhumure, umutima wawe wumva utuje. Umunsi umwe Yesu yigera kuvugana na Petero, aramubwira ati Petero, Satani yabasabye kugira ngo abagosore, ariko aramubwira ati ariko nagusengeye. Haleluya. Ati ariko nagusengeye kugira ngo numara gukomera nawe ubone ukuntu ukomeza abandi. Ijambo rero mfite muri uyu mugoroba ni ukugira ngo wumve ko hari ihumure rikomeye cyane riturutse ku Mana, kuko Imana ifite inzira zose z'uburyo bushoboka bwose no kugira ngo iduhumurize. Nta nubwo bamwe twatekerezaga ko abantu dushobora guhura gutya tukaganira ku ijambo ry'Imana umuntu akumva arahumurijwe. Ni byiza kuko mu gihe n'iki ngiki abantu bari muri quarantine, bari mu rugo basa naho bafungiranye, bari muri isolation, bafata umwanya munini cyane wo gusoma ijambo ry'Imana, bakongera bagatekereza aho Imana yabakuye, bakongera bagatekereza iby'Imana yakoze, bakongera bagatekereza ukuntu Imana yatumye baticwa n'inzara. Nuko rero Imana irushaho kudufasha, Imana irushaho kutugirira neza. Yo hagiye hatambuka n'ubundi butumwa bwinshi, bamwe bati Imana yararakaye cyane, Imana yohereza corona, abandi bati iyi si ni igihano cy'Imana, abandi bati isi irarangiye. Mbese witegereje hirya no hino isi yaranyeganyeze. Nubwo yanyeganyeze bwose ariko dufite Imana. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe muri kumwe, wongere umubwire, umuhindukirire umubwire ngo dufite Imana igihumuriza abantu, kandi iyo Mana ifite ihumure ryose. Dufite Imana igihumuriza abantu. Ndagira ngo nanjye nguhumurize, wumve uhumurijwe mu mutima wawe, wumve ukomeye, wumve ufite ibyiringiro, wumve ufite imbaraga, wumve ufite ihumure rituruka ku Mana. Kandi niyo wumve umaze guhumurizwa ufate n'umugambi. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko rero hari ibintu byinshi bigaragara kuko nyine byatumye isi inyeganyeje. Imirimo yarahagaze, abana ntibakijya ku ishuri, insengero zirafunze nk'uko hari yavuze ngo abantu, ngo ibyo byose byarabaye, ariko still Imana iracyatwitayeho, Imana iracyaduhumuriza, Imana iracyaduhamagara ngo ni Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ikaba data wa twese w'imbabazi, Imana nyiri ihumure ryose. Yesu rero aratwibutsa ko hari ihumure tubonera mu mwami Imana yacu. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo muri iyi minsi dutekereze uburyo dukwiriye kujya duhumurizanya. Pasiteri yavuze ngo abo dukominikana mu buryo ubu n'ubu, uburyo bwose ukominikana na mugenzi wawe, waba umuhamagaye, waba umwandikiye ka mesaje, uyu mubwira uti komera, humura, ndabizi birakomeye, ariko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Hari Imana twizeye. Oh haleluya. Hari Imana twizeye ishobora gutabara, kuko hari bamwe n'ubundi ikomeje gutabara, ikomeze guhisha. Nari maze iminsi ndi kumva abantu bamwe hirya no hino, ndetse bafite n'imigambi myiza yo gukomeza gufasha nka bene wacu bari kwicwa n'inzara hirya no hino, bagakoresha tekinoloji, bagakoresha world limit, bagakoresha izindi za application za PayPal, bagakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo umuntu ahumurize umuntu. Byanashoboka kuko ndabizi neza n'ubundi bamwe muri mwe batangiye kubikora, n'abandi bakabyongera. Nuko umuntu byamushobokera akarara abonye agasukari, Imana ibaha umugisha. Ubwo nabwo n'ubundi buryo bwo guhumuriza umuntu. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo ndi bubatindire, ndashaka gukomeza n'ijambo rya gatatu, naryo turisoma muri Yesaya ibice 40
umurongo wa mbere. Birasa naho Imana yingingira abantu n'ubundi kugira ngo bakomeze. Twatangiye Yesu abwira abigishwa be ngo nimuhumure, ngo mwisi mugira umubabaro, ngo ariko nimuhumure nanesheje isi. Hano rero dusomye mu buhanuzi bwa Yesaya tubona kuko haje ikintu kimeze nk'itegeko, kiravuga ngo Yesaya ibice 40 umurongo wa mbere haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga. Reka ahangaha tubihindure tuvuge ngo nimuhumurize abantu banjye, nimubahumurize niko Imana yacu ivuga. Imana iratwinginga, Imana irashaka kugira ngo tube ibikoresho byo guhumuriza abandi. Ngo tuvuge, umurongo wa kabiri haravuga ngo nimuvuge ibyururutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire. Ukomeze ugasoma cyane ku murongo wa gatatu haravuga ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Imana itugirire neza cyane. Nimuze dukora uko dushoboye kose duhumuriza abantu b'Imana, kubahumuriza tubaha ijambo ry'Imana, kubahumuriza tubaha ubuhamya bw'ukuntu Imana yagiye irinda abantu nk'uko twumvise bari bashimye Imana uko bimeze. Tubahumuriza kuko Imana iturinda ngo ntisinzira, ntihunikira, ntijya muri konje uri ku manywa na nijoro, ariko ngo nitubahumurize. Dushaka amagambo, twishakemo amagambo igihe turi gusenga Imana, ngo nitubabwire ibihumuriza umutima, twari kubakura umutima ngo tubabwire ngo tubiracitse, tubabwire ngo Imana izatabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Aya magambo dukomeze kuyatekerezaho, turusheho gukomeza kugaruka kuri ayo magambo, twumva kuko turi mu gihe cyuko tugomba guhumurizanya, kuko Imana twizeye n'Imana nyiri humure ryose. Ndagira ngo ngere ku ijambo risa n'iridufasha kuri kwerekere ku musozo, dukomeza gutekereza. Iryo jambo turisoma mu Batesalonike ibice 4 umurongo wa 18. Abatesalonika ba mbere ibice 4 umurongo wa 18. Ariko kugira ngo twumve aya magambo neza, haleluya, 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 kugira ngo twumve aya magambo neza turahera ku murongo wa 15. Abatesaloniki ba mbere ibice 4 umurongo wa 15 turasoma tugeze kuri 18. Haleluya. Ukomeza gutekereza kuko hari Imana yo mu ijuru ihumuriza n'igihe umuntu yaburaye, hari Imana yo mu ijuru ihumuriza n'igihe abantu batagiye ku kazi, hari Imana yo mu ijuru ihumuriza n'igihe abantu batari kumwe n'ababo, hari Imana yo mu ijuru ihumuriza ndetse n'igihe inzu itari yarihwa, hari Imana yo mu ijuru ihumuriza igihe umuntu ari mu bibazo abantu bari kwibaza ngo bizagenda bite, ariko hakaba Imana ikakubwira ngo humura. Haleluya. Kuko Imana ntibura inzira, Imana ntabwo ibura inzira. Reka dusome umurongo wa 15 haravuga ngo iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Imana ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kubwo kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Wa 16 ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Murongo wa 17 ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami wacu, ngo nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Murongo wa 18 ari nawo nagambiriye cyane hano muri iki gice, nuko haravuga ngo nuko mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haboneka magambo ubwira mugenzi wawe, ubwira mwene so, ubwira mushiki wacu akumva hari ikintu cyururutse, ngo nuko mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo. Ahangaha n'ubundi umukozi w'Imana yari arimo asobanura ukuntu impanda izavuga, yari arimo asobanura ukuntu itorero ry'Imana rizazamuka, yari arimo basobanura, aravuga ngo twebwe uko byamera kose, haleluya, aravuga ngo tubabwirijwe n'ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya mwiza wo kongera kwibika mu ijambo ry'Imana, ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza amagambo twagiye twumva, ni umwanya mwiza wo kongera gutekereza amasezerano Imana yaduhaye.
maze iminsi numva umugabo wanditse igitabo cyitwa ngo gusenga ugasubizwa utikibaguye, ngo ugusenga ugasubizwa utabanje kwikebagura. Yararimo asobanura neza ukuntu abantu basengera mu masezerano, ugasengera mu mwuka. Arabanza agasobanura ukuntu abantu basengera mu mwuka, warangiza ugasengera mu ijambo, warangiza ugasengera mu isezerano, warangiza ubwakane ugasengera mu butware. Haleluya! Ngo iki nicyo tubabwira. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rifite ubushobozi, ijambo ry'Imana rirarema, kuko abantu barahumurizwa muri iyi minsi, bagahumurizwa bakumva barahumurijwe. Ngo nuko ntabwo tuzabanziriza na gato babandi babanje gusinzira, babandi barangije urugendo rwabo. Nuko nagira ngo mbibutse gato ngo turacyafite amasegonda make kuri iyi si, ariko ayo masegonda dufite reka tuyakoreshe nk'abantu bazayabyaza umusaruro. Imana tugirire neza, dukoreshe umwanya muto dufite kugira ngo tuwukoreshe nk'abantu bazawubyaza umusaruro. Ndagira ngo twinjire mu bintu bimeze nk'amateka, ndimo negeza negera gusoza ibintu by'amateka by'abantu bagiye bashaka gusobanura ibihe bya Bibiliya, bagiye babifatamo, bagiye bagabanijemo ibice 7, babyita dispensation. N'ubundi mu gifaransa ni dispensation, seven dispensation. Ni ukuvuga ngo izo dispensation zigabanije mu bice 7. Ngiye kunyuramo nirukanka cyane dutekereza impamvu y'aya magambo yo muri Abatesalonike ba mbere ibice 18. Hanyuma niturangiza turaba turi kwinjira hafi mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba, kugira ngo wumve umutima wawe uhumurijwe. Ntabwo nshaka kukubwira ko hari iminsi myinshi ushigaje, ahubwo ndashaka kwibutsa ko hasigaye kanya gato cyane, ariko muri ako kanya gato umuntu akwiye kugakoresha kugira ngo akabyaza umusaruro. Abantu benshi nk'uko bamwe babivuze, ntabwo umwanya wari warabaye ikibazo, batabona n'umwanya n'iminota 5, ariko ubu ngubu abantu bafite umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, abantu bafite umwanya wo gusengana na famiye, abantu bafite umwanya wo gufata akanya bagatera story nk'uko umubyeyi yatubwiye, ukabwira umwana ukuntu yavutse, ukabwira uwundi ukuntu ibihe byari bikomeye, ariko Imana ikagira ukuntu ibigenza, ndetse ababaye mu gihe cy'inzara, ababaye mu gihe cy'ubukene, ukabwira umwana uko ibintu byagiye bikurikirana, nawe akabyumva bikamugirira umumaro. Reka nsimbuke nkomeze kuri ibyo bihe. Abo bantu, iryo jambo nubwo dispensation atari ijambo riboneka muri Bibiliya, ariko bararyifashishije, abasobanurira Bibiliya bararyifashishije, kandi nagize umugisha wo kubibona mu Kinyarwanda. Haravuga ngo igihe cya mbere, kandi buri gihe bagiye basa naho bakigereranya no mu bihe by'imyaka 2000. Ntabwo ndi bubyinjiremo cyane, ndabivuga nsirivora, ariko abantu babyumveho gatoya kugira ngo mwumve aho duhagaze ukurikiranye n'ibihe igihe isi yabereyeho kugeza naho tugeze. Igihe cya mbere cyitwa ngo ni igihe cy'ubuziranenge, aricyo cyitwa the dispensation of innocence. Ni ukuvuga ngo nabo mu gifaransa nabo bari bushake izo dispensation, cyane cyane abakoresha Bibiliya y'igifaransa ya Scofield ifite ama index n'ama reference. Iyo ugiye murabibona ugashaka iryo jambo rya dispensation, urabibona babisobanura cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe kigaragara kuva mu gihe cya Adamu na Eva, ni igihe bamaze bataracumura, nicyo bita igihe cy'ubuziranenge, the time of innocence. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo gihe cyarabaye, kibayeho gisimburwa n'ikindi cyitwa ngo cy'umutimanama, cyitwa the dispensation of conscience. Akaba ari igihe Bibiliya ibara bavuye kuri Kayini bakageza kuri Nowa. Ubwo ngubu akaba ari igihe cya kabiri, kikaba kiratambutse. Igihe cya gatatu akaba ari igihe cy'ubutegetsi bwa muntu, bakita the dispensation of human government. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu nyine niwe wari urimo ategeka. Ibyo nacyo icyo gihe bakibara bavanye ku gihe cy'urubyaro rwa Nowa kugeza kuri Aburahamu. Hanyuma igihe cya kane akaba ari igihe cy'amasezerano, ni ukuva ku rubyaro rwa Aburahamu kugeza kuri Mose. Icyo gihe amasezerano yatanzwe ari menshi, ari namwe amwe namwe aza agenda atugarukaho, amwe akaba yacu. Igihe cy'amasezerano kibaho, none igihe cy'amasezerano cyaje gukurikirwa n'igihe cy'amategeko.
igihe cy'amategeko aricyo babara bahereye kuva kuri Mose kugeza kuri Yesu. Ayo bita dispensation of law. Igihe cya gatandatu rero aricyo dusa naho turi hagati y'igihe cya gatandatu n'igihe cya karindwi mu mibare y'abana b'abantu. Igihe cya gatandatu ngo ni igihe cy'ubuntu. Haleluya. Imana ishimwe kuko turi mu gihe cy'ubuntu. Imana ishimwe kuko twageze mu gihe ubuntu bw'Imana bwabonetse bumwe buzanira abantu agakiza. Ni ukuvuga ngo ni igihe cy'ingoma, ni igihe kizarangizwa nuko Yesu azaba agarutse, nkuko twasomye wa murongo hariya ngo hariya ariho uwaganirizaga bene data yahageze akababwira ngo nuko mumaranishe umubabaro kubwirana ayo magambo. Ndagira ngo bene data muhumure kuko ibyanditswe byanze bikunze bigomba gusohora. Igihe cy'ubuntu kizakurikirwa n'ikindi gihe gisa naho kidafite izina ritomoye, ariko ni post millennium dispensation. Ni igihe giheruka ibindi kizaza, igihe Yesu azaza hariya mu Bitesalonike ngo kuko azaza n'impanda y'Imana. Namara kuza rero abapfiriye muri we bahere ko bamusangirwa nkuko turirimba ngo natwe abazaba bakiriho. Haleluya. Ndagira ngo uhumurizwe, wongere uhumure, wumve ukomeye, kandi mu gukomera kwawe wumve urushaho no kwitegura no kwiyegereza Imana cyane no gutunganya ubugingo. Icyo wumva kitameze neza utari neje ejo bundi n'impanda yaza. Mushiki wacu yabivuze ngo hari amagare menshi, hari amagare yagiye abaho, hari yabaye mu ntambara, hari agiye aba n'inzara, hari abagiye batwarwa n'inzuzi, ariko hari n'ashobora kuba muri corona. Ariko ndagira ngo uhumure, mwene data yatwibukije aratubwira ngo nuko mubwirane ngo nuko mugire umwete wo kubwirana ayo magambo muhumurizanye, ngo mugire umwete wo kubwirana ayo magambo mukomezanya, ngo muhumurizanye nimurangiza ngo turebe ukuntu dukomeza kwibutsa bene data ngo kubwirana, ngo nuko mumaranisha umubabaro, nuko mwifuze ko bene data bahembuka, ubugingo bwabo bugahembuka kubwo kubwirana ayo magambo. Imana itugirire neza cyane. Abo ngabo nkuko nari mbivuze, igihe cya gatandatu n'igihe cya karindwi ni imibare y'Imana. Iyo dusomye muri Zaburi ya 90 Zaburi ya 90 umurongo wa 4 igaragaza yeruye kuko imyaka 1000 mu maso y'Imana ingana nk'umunsi umwe. Ubwo ni ukuvuga ngo birongera bigahindukira mu maso y'Imana umunsi umwe ushobora kuba imyaka 1000. Ntabwo rero twamenye imibare dukoresha. Haleluya. Ariko ibyo ngibyo si cyo kibazo cyanjye n'ikibazo cyawe nuko wahumura ugakomeza uti nizeye Imana nyirihumure ryose, se w'umwami wacu Yesu Kristo, ifite ihumure ryose, niduhumuriza mu makuba yose, nimenya ko twaraye, nimenya ko twaramutse, niyo turyamye dusinziriye ngiyo n'ibitubereyeyo. Nuko umukozi w'Imana Pawulo aravuga ngo nuko mumaranisha umubabaro. Haleluya. Hirya no hino hari imibabaro, hirya no hino hari ingorane, ariko ngo ni mumaranisha umubabaro. Haleluya. Ni mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Aho muri mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo, mwibukiranye kuko byanze bikunze. Haleluya. Impanda izavuga, impanda izavuga bene data. Biranashoboka ko neje yavuga, birashoboka ko na mbere yuko buke yavuga, ariko Bibiliya yambwiye kandi hamwe n'uwo muri kumwe ngo nimumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Nimuhumurize abantu banjye, nimubabwire ko impanda izavuga. Nimubibutse ko abantu bagomba kwitegura, tubabwire ko abantu bagomba kwihana ibyaha. Igihe cy'ubuntu tukirimo, ariko icyo gihe cy'ubuntu kizarangira. Yesu azaza, Yesu azagaruka aze mu kirere, natwe tuzamusanganira ngo yimane nabera imyaka 1000. Hanyuma rero mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Ibyashuwe ibice 3 umurongo wa 10 haravuga ngo ni ikintu mbese dukwiriye gukora, ngo kuko witondeye ibyahishuwe Yohana ibice 3 umurongo wa 10 haravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye nanjye nzakurinda. Haleluya. Igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza bari mu isi yose. Ndaza vuba, komeza icyo ufite. Haleluya. Komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Nuko turi mu gihe cyo kwitondera ijambo
ry'Imana, turi mu gihe cyo kongera kureba iki ijambo ry'Imana ryakoze mu bugingo bwacu, tukisuzuma, tukinira. Hano ijambo ry'Imana ratubwiye ngo kuko witondeye Imana izaturinda, Imana izaturwanirira. Ariko ibintu by'Imana biragaragara ko muri iyi minsi nabwo bigendanye na kondisiyo, ni ukuvuga ngo ni ukwitondera, ngo nzakurinda, ngo kuko witondeye. Nitwitondera ijambo ry'Imana tukaribamo neza, tukarigendamo neza, tukera imbuto zikwiriye abihannye, tugaca bugufi, aho tugeze tukumva tugomba kumva kuko duciriye bugufi Imana, icyaba kidutandukanije n'Imana tukakivanaho vuba vuba. Yo haleluya! Ngo Imana nayo ngo izaturinda. Erega nta kijambo ry'Imana, nta kintu mu ijambo ry'Imana kitagaragara. Ngo nzakurinda igihe cyo kugerageza, kije kugerageza abari mu isi yose. Ariko reka nongere mbibutse, Bibiliya yarambwiye muri Matayo 24 umurongo w'8, Yesu arimo aganira n'abigishwa be, arababwira ngo dore ibimenyetso bizagaragaza ko imperuka iri hafi kuza. Ngo ariko bagenda babiganira, kageze ku murongo w'8 aravuga ngo iryo ni itangiriro, turi mu itangiriro ryo kuramukwa. Aho naho simpatinda, ababyeyi barabizi. Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi ageze ku gihe, ari hafi kwibaruka umwana, ari hafi kuruhuka umwana, aratangira agafata ibise bikamufata. Ubu natwe niko tumeze, abanyegosheni, ababyeyi ngo bari hafi kubyara. Ni ukuvuga ngo ubu natwe turi mu itangiriro ryo kuramukwa. Ni ukuvuga ngo turimo twinjira aho bizakomera cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo bizoroha kurusha, oya, bizagenda birushaho gukomera. Niyo mpamvu natwe tugomba kwikomeza, tugakomerera mu mwami no mu mbaraga ze nyinshi, tugakomera mu byo twizeye, tukaba abagabo nyabagabo, ntidutinye, tugahamya kuko umwami Yesu azagaruka. Haleluya! Ibizira byabaye byinshi, ariko turi mu itangiriro ryo kuramukwa. Ariko uko bimeze kose, ngo twitondere amagambo y'Imana, natwe Yesu azaturinda ibigiye kuza kugerageza isi yose. Ndagira ngo rero fata umwanya dusenga Imana, kuko Imana yatugiriye neza, iduha aka kanya kugira ngo twongere dutekereze, twongere twumva ko duhumurijwe. Ndagira ngo wumve uhumurijwe n'Imana, ndagira ngo wumve uhumurijwe n'ijambo ry'Imana. Imana ntabwo izasinzira, Imana ntabwo izakugivingaho up, Imana ntizagivinga up kuri twebwe. Imana ntabwo izasinzira, iturinda ntisinzira, ntihonikira, ihorera maso. Ndagira ngo uhumurizwe, kandi numara guhumurizwa uhumurize na mugenzi wawe, kandi dukomeze twumva kuko tugomba kwitondera ijambo ry'Imana, tukarishyira mu bikorwa. Imana uko idushoboje, tukagira n'abandi duhumuriza. Ngira ngo mwene data yarabivuze, tukagira ingamba zo gushyira iby'Imana imbere, iby'Imana tukabishyira imbere, nayo ikazaza mu byacu. Nuko rero ihumure dufite nirituruka ku Mana, ihumure dufite nirituruka ku mwuka w'Imana, ihumure dufite nirituruka mu ijambo ry'Imana. Duhumurizanye kandi ngo tumaranishe umubabaro kubwira nayo magambo. Mugenzi wawe ubabaye ucika intege, mubwira uti humura, Yesu azaza, kuko hari mission, hari command. Imana irakubwira ngo comfort my people, ngo humuriza abantu banjye, ubahumurize, ubabwire bakomere, ubahumurize mu ijambo, ubahumurize muri Zaburi, ubahumurize mu gihimbano cy'umwuka. Imana niguha indirimbo ubahumurize, Imana niguha ijambo ryayo ubahumurize. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Kandi kuri uyu mugoroba wumve kuko niba wari ufite guhangayika, ntuhangayike, Imana irahari kandi kubereye maso. Niba wari ufite kwibaza byinshi, Imana irahari kandi Imana yiteguye kugutabara. Imana ni umubyeyi, ni umufasha utabura kuboneka mu makuba. Ni Imana yacu, izaturinda, izadutabara kandi tubereye maso. Imana rero iduhana umugisha. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Aho uri usenge Imana, wumve ijambo ry'Imana, usengere muri iryo jambo, wumve kuko uhumurijwe n'Imana. Nanjye nsenga Imana kugira ngo impumurize, uhumurize abawe, abana bawe, umuryango wawe, abavandimwe bawe, bene data. Ngo nuko nimubwira ab'i Yerusalemu mwere guceceka, nimubwira ab'i Gosheni nimutere intambwe, mubwire abatuye iki gihugu nimutere intambwe, mubwire abatuye imigabane yose y'isi, mubahumurize kuko Imana yacu izadutabara. Ntituzi umunsi, ntituzi
izi saha. Bamwe bafashe iminsi 21 barasenga buri munsi, bakabyuka saa 10 bagasenga. Abandi bafashe iminsi 40, abandi barasenga. Natwe aho turi dukomeze gusenga, kuko byanze bikunze Imana izadutabara. Reka dusenge Imana nyiri ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimye muri uyu mwanya kuko watugiriye neza, ukatwemerera umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo duhure duterane n'ubwoko bwawe. Turagushima kuko ijambo ryawe ari itabaza ry'ibirenge byacu, akaba ari umucyo utumurikira. Turagushima kuko ijambo ryawe rirema, turagushima kuko ijambo ryawe rihumuriza, turagushima kuko ijambo ryawe rifite imbaraga, turagushima kuko ijambo ryawe rifite ubushobozi, turagushima kuko ijambo ryawe ritegeka. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, muri uyu mwanya umuntu wese wumva ijambo ryawe ndetse nanjye urivuze, turashaka guhumurizwa nawe. Erega nta kintu na kimwe utadusobanukiwe. Waravuze ngo mu isi tugira umubabaro, ngo ariko niduhumura wanesheje isi. Ariko hamwe n'ibyo turagushimiye kuko tutavutse mu gihe cy'amategeko, turagushimiye ko tutavutse mu gihe cyo kugendera kuri conscience, ahubwo twabayeho mu gihe cy'ubuntu, kandi watugiriye ubuntu bwo kukumenya. Mwami Imana yacu, ndetse dufite n'uburyo uvugana natwe mu ijambo ryawe. Umwuka wawe akatuganiriza, abakozi b'abahanuzi bakatuganiriza, ijambo ryawe rikatwibutsa kuko uzaza kandi ntuzatinda. Nuko ijambo ryawe riratubwiye ngo tumaranishe umubabaro kubwirana aya magambo. Fashe mwene data Mwami Yesu Kristo uri kuri uyu murongo kuri uyu mugoroba, fashe mushiki wacu uri kuri uyu murongo muri uyu mugoroba, kugira ngo aho umuntu ari afashwe n'ijambo ryawe, kugira ngo aho umuntu ari ahemburwe n'ijambo ryawe, kugira ngo aho umuntu ari yongere gusubizwamo intege, kugira ngo aho umuntu ari yumve ko afite amashimwe, kugira ngo aho umuntu ari yongere gutekereza ibyo wakoze, kugira ngo aho umuntu ari yumve kuri Imana itubereye maso. Urakoze urakarama, turagushimye, tugushimiye ibyo wakoze kubw'amashimwe yatambutse, tugushimye ibyo wakoze kuri mu muteranye, turagushimye ko imiryango yirinze, turagushimye ko uzakomeza kuturinda, turagushimye kuduhisha mu mababa yawe, kandi turagushimye Mana. Ubwo bari bafunze insengero, bamwe bari bazi ko tutazaterana, ariko Yesu we ugira inzira, ugira gahunda, ugira uburyo, ufungura n'imiyoboro nk'iyi, abantu bagashobora kumvikana. Nabwo nigitangaza, tugashobora kumvikana mu rurimi duhuriyeho, tugashobora kubwirana ngo duhure uyu mwanya duhamagare, kuko Imana ntigira distance. Umuntu umwe yaravuze ngo isengesho ntabwo risaba pasiporo, ngo isengesho ntabwo risaba visa. Niyo mpamvu n'uyu mwanya dufite uburenganzira bwo kuguhamagara, tugakinguza ikirere, kandi isengesho tukarituma ku bakunzi bacu, ku miryango yacu, ku bibazo byose, kuri gahunda zose, tukarituma kugira ngo rihindure n'ikirere, tukarituma kugira ngo rihagarike korona mu izina rya Yesu, tukarituma kugira ngo rikize n'abarwaye, kandi rihembure imitima y'abashavuye. Urakoze urakarama, ndagushimiye nyagora ku ngoma. Komeze kubana natwe, komeze kuduha umugisha, komeze kutwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Iri jambo ryawe ntirigende ubusa, iri jambo ryawe urikoreremo, iri jambo ryawe urivugutire, iri jambo ryawe uriha imbaraga, iri jambo ryawe ritwimure, iri jambo ryawe riduteze intambwe, iri jambo ryawe Mwami rigira ahantu rituvana, rigira ahantu hatugeza. Kandi muri iyi minsi, oh haleluya, ugiye kwishakamo akabaraga, kuko byanze bikunze impande y'Imana izavuga. Urakoze nyagora ku ngoma, cyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen.